Tubasuhuze bakunzi b'Ibihamya TV, Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turabashuhuje abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'ibituranyi Afurika, abari mu Buraya, Amerika, Canada, Australia, abari ku migabane itandukanye za Aziya. Abantu bose bakurikirana Ibihamya TV, turabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turashimira Imana ko ikomeje kuturinda, ikomeje kubana natwe. Mugire umugisha w'Imana. Reka dusenge rero kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nagira ngo dufatikanye gusenga muri uyu mwanya. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri mwiza, uri imbere mwiza bagutegereje. Ndasenze muri uyu mwanya ngo ibendera y'ubutsinzi izamurwe, kunesha kwawe kubane natwe, igitinyiro cyawe kitubeho, amaboko yawe adushyigikire muri iki kiganiro. Imbaraga z'Imana zibe hagati muri twe, umuntu wese udukurikirana agira umugisha. Ndasenze ngo ibendera y'ubutsinzi izamurwe, kunesha kw'Imana kube hagati muri twe. Ndagushimiye mwami w'abami, kuko uri Imana itangiranye natwe kandi kuza gusozanya natwe muri iki kiganiro. Umuntu wese umwiyereke bitewe n'ikibazo afite n'uko agukeneye. Ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi ko ukomeje kutugirira ubuntu mu izina rya Yesu wa Nazareti, amen. Turizera neza yuko abantu bose bakurikirana Ibihamya TV, Imana ikomeje kubana namwe, ikomeje kuba mu ruhande rwanyu. Bibiliya iravuga ngo mbese Imana niba iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Abaroma 8:31, Paul yandika yaravuze ngo niba Imana Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yava he? Yaturuka he? Itimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Nagira ngo ushimire abantu bakoze subscribe, ndetse abantu bashya bakomeje kugenda badukurikirana, bakora subscribe, bakora kuri like, bakora kuri share, basangiza ibiganiro byacu. Abantu badukurikirana ndabashimiye kandi mbatuyeho umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Kuri uyu munsi turaganira iki? Twakoze ikiganiro mu minsi yashize, dushyira ikiganiro ku Bihamya TV. Abantu benshi bakavuga ati ibi bintu abantu bavuga birashoboka ko rwose ari ugukabya, birashoboka ko ari inkuru nyine ngo zo gutwika. Ntabwo ari inkuru zo gutwika, kandi nagira ngo mbabwire ibintu tuvuga tuba dufitiye amakuru, tuba tubihagazeho ijana ku rindi. Nicyo nababwira. Twavuze ku mpinduka ziri kubera mu itorero rya ADPR Pentecote, ndetse ntabwo tubivuga nk'abashyitsi, ntitubivuga nk'abantu batarizi, ntitubivuga nk'abantu wenda bashaka kurema ibice muri ryo. Nagira ngo mbabwire ngo dukunda itorero, ryaratureze, riduha ubuzima, riduha bagage navuga yo ku yindi level. Turigiriramo ibihe byiza, ndetse n'ubu niho turi, ndetse nta na gahunda dufite yo kuzavayo. Nagira ngo mbabwire ngo itorero, nababwiye ko mu kiganiro cyashize, itorero ni irya Kristo, nta n'urifitiye imbabazi n'impuhwe kuruta uwaribambiwe, uwaricunguje amaraso y'igiciro. Nagira ngo mbabwire, naravuze mu kiganiro gishize ndavuga ngo abantu benshi bagenda bavuga ngo itorero rya ADPR ngo rirasenyutse, ngo rirarangiye. Reka mbabwire inshuti yanjye, ryahuye n'imiyaga, ryahuye n'imiraba, ryahuye n'intambara, ryahuye n'ibiza n'ibizazane, n'ubu riracyahagaze. Kandi nagira mbabwire ngo Yesu waribambiwe, Yesu waricunguye, aririmo, arihagazemo. Twarabivuze yuko kugira ngo abantu bakire impinduka akenshi biba bigoranye, biragoye kugira ngo umuntu yakire icyo bita impinduka. Ariko twavuze ko ni byiza kuzakira, kandi byiza ingoma yose ije, umuhanga yaravuze ngo iyo ingoma ije yose ugomba kuyiyoboka ukayiyoboka, ukabana nayo. Rero habayeho impinduka, haba ari mu buryo bw'abakozi, bw'abashumba, mu nzego zitandukanye. Twababwiye ko ibyari indembo 9 bigiye kuba indembe 5, ibyari amaparuwasi ibihumbi n'ibihumbi, zaba paruwasi nke zigera kuri 30. Twavuze abakozi benshi basezerewe,
bamwe bajya muri pasiyo, abandi babaha amaretere y'iminsi 90 bicaye ku ntebe. Tuvuga abashya bagiye guhabwa inshingano harimo n'abagore, ibyo twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ariko abantu benshi ntibabivugaho rumwe. Ati abagore bazasengerwa, abagore se kw'ibyo bitari bimenyerewe. Nyine ntibyari bimenyerewe. Uko itorero ryari rimeze ku gihe cya Samweli, ku gihe cya Sanzurwimo, abo ba reperezanta bose, ku gihe cy'aba Tomu, ku gihe cy'aba Furimo Karuranga na ba John, ntabwo ariko twavuga ko ariko ryaba rimeze uyu munsi ku gihe cy'uriyoboye Izayi. Ntabwo ariko ryaba rimeze. Buri mu reperezanta wese yagiye azana impinduka bitewe na viziyo ye, ko buri muntu wese aba afite viziyo afite, aho agomba kuvana ibyo ayoboye cyangwa se itorero ayoboye n'aho agomba kuryerekeza. Abantu benshi rero hari abatarabyakiriye neza, bakavuga ati uyu mugabo azanye ibintu bitamenyerewe, uyu mugabo azanye ibintu bimeze bite. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese aba afite vision, aba afite viziyo ahantu agomba kwerekeza icyo ayoboye. Niba ari itorero uyoboye, niba ari imodoka uyoboye, ufite uburyo uri butwaremo bigendeye ku mabwiriza. Ushobora kuvugurura amategeko, ushobora kuvugurura amabwiriza n'ibindi. Nagira mbabwire ngo ibintu byose bigomba kuzahinduka. Ibyo ngibyo mu byitega ko impinduka zigomba kubaho. Niba hazabaho gusengera, umugore agasengerwa, akaba umushumba, akabatiza, agatanga igaburo, agasezeranya. Nagira mbabwire ngo mu bintu byose no mu mategeko, buriya hari n'ikintu tugomba kwitega tukakitegura. N'izina rishobora kuzahinduka. Izina rishobora kuzahinduka, gusanga wenda ntabwo nahita mvuga ngo rizitwa gutya, ariko nabyo mu mpinduka nabyo ugomba kubyitegura ukazabyakira. Icyo nababwira nyiri aho ngaho ni uko Yesu ntahinduka. Yesu ntahinduka, ntahindurwa n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Niyo mpamvu tubwira abantu b'Imana tukavuga ngo tumbira Yesu, niwe banze ryonyine ryo kwizerwa. Dukwiriye gutumbira Yesu. Yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Nashaka kuvugana n'abantu rero badukurikirana, bakomeza kugenda bakurikirana ibiganiro byacu, kuba mu buzima budahindurwa n'ibihe, budahindurwa n'impinduka, ahubwo umuntu wese uzakubona azabona uperezanta Yesu ku isi. Abantu, ingoma zizahinduka, abayobozi bazahinduka, ariko nagira mbabwira ngo Yesu wacunguye itorero aracyaririmo, aracyarihagazemo. Nagira ngo nakomeje kugenda mbivuga, abakristo dukwiriye guhagarara tugashikama, tugakomerera mu byo twizeye, tugakomeza gukora umurimo w'Imana nk'uko twahamagawe, nk'uko Imana yaduhaye umurimo. Buriya muri izo mpinduka naho abenshi baravuga ati ariko abantu nibadefiriza, abagore nibadefiriza, ugasanga bamwe bati tuzasohoka. No, ntabwo ugomba gusohoka, ahubwo ugomba gushikama. Wowe niba wumva utari muri uwo murongo, komeza ugume uko wahamagawe. Ntawe uzagushyiraho itegeko ngo itegeko riravuga ngo defiriza. Niyo myanzuro ninaza yo kudefiriza, yo gushyiraho imisatsi, nibaza ko nta mapingu, nta minyururu. Wowe nibona ibyo bintu bitari byo, komeza utumbire Kristo, ukorera Imana nk'uko wakoreraga Imana neza. Nicyo tuba tubwira abanyetorero, abakristo, mukomere ku mwami. Bibiliya iravuga ngo Petero yandika aravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rigenda rirushaho gukomera. Uwo ni Kristo. Itorero ryararwanyijwe, itorero ryahuye n'ibintu bikomeye. Uhereye ku itorero rya mbere mu gihe cy'intumwa, mu gihe cyaba Petero, ba Yohana n'abandi, bahuye n'ibintu bikomeye, ariko itorero ryarakomeje ribaho, rigenda ryaguka. Ntabwo rero njyewe nabyemeza mvuge ngo itorero rirasenyutse ngo kubera ko habayeho ibirenze ibyo tubona. Icyo tuba tuvuga muri uyu mwanya ni ugukomera kuri Kristo, ni ugukomera ku murimo, tugakomeza gutumbira Yesu, tugakomeza kwizera, kuguma mu byo twizeye. Icyo narindi kuvuga rero ni ukwitegura impinduka, kandi ibimenyetso by'impinduka bigenda bigaragara. Ibimenyetso by'uko hari ibintu byinshi byahindutse birahari. Iyo ubirebye mu itorero birahari byinshi, birahari kandi bitandukanye. Ubundi wenda nk'abantu bakirijwe kera icyo barakizi, ukeretse no kuba wahagarara ku ruhimbi rwa ADPR Pentecote, uri umuntu wo mu rindi dini,
atari muri ADPR, cyari ikintu kizira cyane, cyari ikintu gikomeye. Ariko ngira ngo abagiye bakurikirana amateraniro, ibiganiro bitandukanye, mwagiye mubona ababishopu, abapotre b'abagabo ndetse n'abagore. Hari abantu batumiye ibyo ngibyo, mugiye ku binyamakuru bitandukanye murasanga ari abantu bigishije mu itorero ryacu kandi bavuye mu yandi madini, ari abashumba bakomeye, hari abapotere, ari ababishopu. Rero icyo ni ikimenyetso cyerekana ko hari ibintu navuga bigenda bihinduka. Navuga ko bigeze nko kuri kangahe buriya, kize nko kuri 80%. Nubwo biba bigikomeje bigomba kuzarenga aho ngaho, ariko hari ibintu byinshi bigenda bihinduka. Cyari ikizira. Hari n'umuntu washobora kuba amaze nk'imyaka nka 20 ashumbye itorero, n'umuntu ukomeye, ariko usanga ntarafata mikoro yo muri ADPR. Ariko ibyo twabonye akagozi gacika. Ngira ngo nk'umuntu wa mbere wenda mu bagaragaye bikanavugwa bikanandikwa, mwarabibonye ko Antoine Rutayisire Dogiteri, ngira ngo mwarabibonye ko ari mu bantu bemviswe baza kwigisha mu itorero rya ADPR rya Pentecote, baza kwigisha ijambo ry'Imana, baranahugura, bakora donc amasemina. Ngira ngo mwarabibonye yuko habayeho ibyo bintu mu itorero rya ADPR, ibyo bintu byabayeho, kandi mwarabibonye ko Antoine Rutayisire Dogiteri yigishije mu itorero ryacu. Hanyuma uwa kabiri, ngira ngo mwarabibonye ko Pasiteri Orotase Mazimaka nawe ari mu bantu batumiye, mu bantu bigishije mu itorero, barabemvita, bakora semina, barigisha. Donc izo ni impinduka, kandi ni umumama bakiriye. Uwo ni umumama bakiriye mu itorero rya Pentecote. Uwo ni umuntu wa kabiri. Umuntu wa gatatu, ngira ngo mwarabibonye ko mu minsi yashize hatumiwe uwitwa Apotre Sostene Serukiza, yigishije kuri Dove hariya muri International, hariya ku cyicaro aho n'ubundi umuvugizi ateranira abarizwa, aho ayoboye. Ni ukuvuga ngo izo ni impinduka zagiye zigaragara. Niba Sostene Serukiza Apotre afata mikrofone, ari umushumba uyoboye irindi dini, akaza akabwiriza, agafata semina y'iminsi ngahe, izo ni impinduka mu bintu bigomba kugenda bigaragaza impinduka zikomeye mu itorero rya ADPR Pentecote. Ngira ngo ibyo ni ibintu bigenda bibagaragariza ibimenyetso yuko hari impinduka zikomeye muri iri torero rya ADPR. Niyo mpamvu rero tugomba kugenda twakira izo mpinduka, tunaziyumvamo. Wahura n'undi muntu wo muri indi torero, ukumva ko ugomba kwitegura ko mushyingiranywe ashobora kuzava muri church runaka akaza agashyingirwa muri ADPR adahinduye idini, umu ADPR akazava muri ADPR agashyingirwa muri indi dini. Ibyo nta nicyo byaba bitwaye. Nibaza ko bwaba ari ubumwe bw'amatorero. N'ubundi mwarabibonye ko korali zo mu Gatolika zaje muri ADPR. Ibyo mwarabibonye ko hari korali yaje i Nyarugenge ivuye muri Gatolika. Mwarabibonye ko za Jehova Jire, mwarabibonye ko Jehova Jire ya Yerika yagiye muri Gatolika iraririmba. Ibyo mwarabibonye ko representant Isayi yagiye muri Gatolika, bamuha ijambo ajyanye na korali, aherekeje korali. Ibyo ni ibintu, impinduka zo ni nyinshi kandi zirakomeje. Niki tuba tuvuga rero muri uyu mwanya? Nuko tuvuga yuko muri izo mpinduka ntabwo itorero rya Kristo bivuze ko rirangiye. Riracyariho, riracyahagaze, kandi uribereye maso arahari ni Kristo. Yesu niyo watangije uyu mushinga, awuhagazemo, awurimo. Icyo tuba tuvuga, dutanga inama mu banyetorero, mu bizera, ni ukuvuga yuko tugomba gukomeza gukora umurimo w'Imana neza, tukagendera kandi tukubaha abayobozi, tukumva n'ibyo bavuga, tukabumvira, tukumvira, kuko ubuyobozi bwose Bibiliya iravuga ngo nta buyobozi bubaho butavuye ku Mana. Reka rero tubivuga yuko n'ubuyobozi bwa Isayi na komite iriho bwaba bwarashyizweho nayo, kuko itabyemeye ntibwabaho. Buriya byanga byakunda, hari misiyo, hari intego runaka, hari ikintu runaka byanga byakunda kigomba kuba, itacyemeye nticyabaho. Reka tubyemere gutyo, tubyemere uko nguko. Ariko icyo nababwira nuko izo mpinduka zigomba kwakirwa, kandi ibintu twavuze mu kiganiro cy'ubushize tuvuga ku mpinduka ziri kuba mu itorero n'imyanzuro yafatiwe mu nama. Iyi nama yabayeho, yabaye iminsi ibiri ibera kuri Zoom. Ubundi muri viziyo y'uyu mugabo, nubwo asezerera abantu, n'iki, hari ibintu ubona yuko byanga byakunda bizafasha nabo yasezere, kuko biga ibizabafasha, imishinga izafasha abantu dusezereye n'iki. Ariko inama naha, ntarava aho ngaho kugira ngo satire n'umusozo, inama naha abayobozi Isayi na komite bakorana,
umuvugizi mukuru w'itorero rya ADPR, nagira ngo iyi nama bayikoze byaba byiza cyane. Niba usezereye umuntu, niba uhagaritse umuntu, njyewe numva ko kumubwira ngo icara ntuzavuge, ntiwemereye kuvuga, numva ko bitagaragara neza, kuko aba bantu bicaye imbere y'itorero, aba bakristo, ari abaririmbyi, ari abakristo, aba bantu yicaye imbere atavuga, atabwiriza, atagira gute, akaba ari aho ngaho, navuga ko mwihangane mbivuge muri uburyo ameze nk'indabo, ameze atavuga, nta kintu akora, ntago ari byo, kuko abantu yarababatije, abantu yarababwirije, abantu yarabashyingiye, abantu yabahaye igaburo, abantu yarabasengeye. Umushumba utavuga, abakozi b'Imana niba basezerewe, njyewe igitekerezo natanga kandi cyakubaka itorero ndetse rwose rikarushaho kugenda rigira imbaraga, rikomera, nuko abantu basezerewe muri kino gihe babaha uburenganzira, abadafite inenge, abadafite ibintu runaka by'imiziro, bagakorera Imana, bakabwiriza ubutumwa bwiza, nubwo nta mushahara waba uhari, ariko bakavuga ubutumwa bwiza mu itorero. Niyo nama njye nabaha, niyo nama njye natanga. Ikindi, abo basezereye bashyize muri pasiyo bakabaha imperekeza nk'uko itegeko rivuga, ko twagiye tubona abantu bagenda barega itorero, ugasanga umuntu yajyanye ikirego ngo itorero ririmo miliyoni 30, ngo itorero ngo ntiryampembye igihe iki n'iki. Nibaza ko ibyo bintu bitaba ari byiza ku itorero ry'Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Twagira ngo tugane ku musozo w'uyu munsi, tubwira abakristo b'itorero gukomerera mu byizerwa, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kubana namwe. Ntimucogore mu kwizera, ntimucogore mu byiringiro, ntimucogore mu gusenga, ahubwo Bibiliya iravuga ngo uko iyo minsi mibi izarushaho kugenda ibasatira, muzararame murebe so mu ijuru, mumusabe imbaraga. Icyo nabasaba rero nuko twarushaho kwegera Imana, twarushaho gukizwa kurutaho, twarushaho kwera imbuto. Nicyo Yesu yavuze, mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Muri ibyo byose, baba ari aba basezerewe, baraba bagiye kujya mu murimo, dukwiriye kwera imbuto nk'abakristo, tugapresenta Kristo, twagaragaza ibendera ry'ijuru kuri iyi si. Turi ambasaderi b'Imana. Bavandimwe, nshuti bakundwa, nagira ngo dukomeze kubifuriza gukomera, kuba mu mwami, gukomerera mu buntu bwe bwinshi. Imana ibaha umugisha. Kandi icyo ntarava aho ngaho, twagira ngo tubwire abanyetorero, tubwire n'abo bashumba basezerewe, tubwire ntuzigere ufata umwanya wo kuvuga itorero nabi. Abantu bashobora wenda kutabikora neza kuko ni abantu, ariko itorero rya Kristo ni rizima. Yesu aririmo, arihagazemo, arituyemo, arikoreramo. Mwuka wera w'Imana aracyakora ibimenyetso n'ibitangaza mu itorero. Rero twagira ngo dukomeze kubifuriza ibihe byiza aho muherereye, kandi n'abadukurikiranye bari mu mpande zitandukanye. Nawe ugifungura iki kiganiro, birashoboka ko wajya uhita ukora subscribe, hanyuma n'ibiganiro byacu ukabisangiza abandi, ugakora kuri like, kugira ngo ibiganiro dukoze bitandukanye bijye bikugeraho. Turabifuriza umugisha w'Imana, turabifuriza gukomerera mu buntu bw'Imana. Twagira ngo rero dufatikanye gusengana Imana muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Bibiliya ivuga iki? Ijambo ry'Imana ritwereka Paul yatanze urugero. Twiriye kuba icyitegererezo cyiza nk'uko Kristo yabaye icyitegererezo kiza. Paul mu nzandiko ze yigeze atanga urugero rwiza, aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Urumva Paul yari urugero rwiza mu gihe cye, na Kristo yabaye urugero rwiza mu gihe cye. Ni ukuvuga ngo natwe mu gihe cyacu, mu kinyejana turimo, dukwiriye kuba urugero rwiza. Umuntu yaba akwegereye akagira icyo akwigiraho, umuntu yaba akwegereye donc akaba yakwigiraho ibintu byiza. Nuzasoma Bibiliya witonze igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, usanga abakristo batangira izina abakristo, batangira muri Antiyokiya, niho bafatiye iri zina. Ngo bageze aho muri ako gace, mu mivugire, barebye imivugire yabo, imyitwarire, imyigishirize, barebye baravuga ngo aba bantu ni abakristo. Ntabwo bigeze bisobanura, ahubwo imivugire n'imikorere ubwabyo byarabasobanuye. Nagira ngo sabe rero abantu badukurikirana, abanyetorero, kuba icyitegererezo cyiza, kuba umukristo w'inyangamugayo, ku buryo umuntu wese yagira icyo akwigiraho,
ku buryo umuntu wese yagukuraho isomo rizima ryiza. So muri uyu mwanya rero n'abadukurikiranye wenda tutabarizwa mu itorero rimwe, babarizwa mu yandi matorero, ndetse n'abatizera, ntibivuze ngo ibibaho byaguca intege zo kudakizwa. Kurikira Yesu. Kurikira Yesu Kristo, niwe cyitegererezo cyiza, kandi n'umwizera yaravuze ngo umuntu unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. So muri uyu mwanya rero nagira ngo dufatikanye gusenga Imana. Uko tuzaba tugenda tubona amakuru mashyashya, tuzaba tugenda tuyagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya. Nongere nabonye muri komanteri hariho abantu bagenda bavuga donc bandika ibintu bitandukanye, ngo mwavuze ku itorero. Oya, si ukuvuga ku itorero gusa, twebwe turi hano kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Iki ni ikinyamakuru cy'iyobokamana. Donc rero niba tuvuze ku bintu bijyanye n'iyobokamana, numva nta gikuba kiba cyacitse. So rero Imana ibaha umugisha, kandi n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe hariya hasi muri comment. Niba hari ibitekerezo, ibyo ubona twakora, ibyo ubona twagenda dukosora, ushobora kubishyira muri komanteri cyangwa ukabitwandikira kuri ya nomero tuba twashyize hasi. Hari nomero hari hasi biriyo, ushobora kubitwandikira, cyangwa n'abatumirwa wumva twabatumirira, mushobora kubitwandikira aho ngaho hasi muri comment. Reka rero tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifurize ko ubuntu bw'Imana bwakomeza kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Mana, turasenze muri uyu mwanya ngo ushyigikire iki kiganiro, umuntu wese uzacyumva azagira impinduka akuramo mu izina rya Yesu. Uzamuhe kuba icyitegererezo cyiza, ubuntu bw'Imana, amahoro bizabe ku muntu wese uzumva iki kiganiro. Imbaraga z'Imana, intsinzi ituruka mu ijuru bizabe ku muntu wese uzakurikirana ikiganiro. Kandi ndagushimiye Mwami w'abami, kukomeje kubana natwe, ukomeje kutugirira neza, kukomeje guherekeza ijambo ryawe Mwami. Ubutumwa bwiza unyemerere bukomeze kugira imbaraga, bukomeze kwamamara kugera ku mpera y'isi, nk'uko wabwiye abigishwa. Warababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yudaya, Samariya n'i Galilaya n'ahandi, no kugera ku mpera y'isi n'i Yerusalemu hose. Ahantu hose ubutumwa bugomba kugerayo. Uduhe izo mbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imbaraga zawe zikomeze kuba mu bakozi b'Imana. Turasengera itorero, turasengera igihugu, turasengera Mwami Abanyarwanda, turasengera Afurika, turasengera isi muri rusange. Turasenze ngo imitima y'abaremwe, y'abari munsi y'ijuru, irusheho kuguhindura umushyitsi no kukubaha. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo imbaraga zihindura abaremwe zimanuke mu gihe nk'iki ngiki. Ndagushimiye Mwami Imana, kumanuye imbaraga zikiza indwara, kumanuye imbaraga zibohora, kumanuye imbaraga zitanga ubuzima. Shimwa, himbazwa kubikoze mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Asante sana.